Ijambo ry'umunsi, guteza imbere ukwizera gukomeye. Soma ibyakozwe n'intumwa igice cya 9 umurongo wa 1 kugeza ku wa 16. Intumwa Paulo irafite icyemezo gikomeye cyo kumenya no gukorera Yesu Kristo. Yesu yahoraga yibanze mu bitekerezo bye, yaba ubwo yabaga ari mu kazi k'amahema, abwiriza imbaga cyangwa se yicaye mu minyururu muri gereza. Ni ikihe kintu cyatumye Yohana akunda umwami cyane? Ibyabaye kuri Paulo ku muhanda wa Damasiko byari imbaraga zamuhinduye mu buzima bwe. Yashimye impano y'umuntu yakira agakiza. Iyi ntumwa yabwiye abantu kubyerekeranye no guhura na Kristo wazutse n'ingaruka nziza byamugizeho. Natwe rero dufite imbabazi Imana yatugiriye kenshi, ndetse n'uburyo Imana yagiye idukiza muri buno buzima. Umwete wa Paulo wanaturutse kandi ku kwizera ko adashidikanya ko ubutumwa bwiza ari ukuri kandi bugera kuri buri muntu wese. Soma Yohana igice cya 3 umurongo wa 16. Ku musaraba Yesu yikoreye ibyaha byacu kandi byahise iby'ubu ndetse n'ibizaza byose Yesu yarabifite kirya gihe. Soma Petero wa mbere igice cya 2 umurongo wa 24. Twababariwe ibihano kugira ngo tubone imbabazi kandi tuzane umubano mwiza n'Imana. Binyuze mu kwizera Kristo twavutse ubwa kabiri, kandi umwuka wera arahari ngo dufashe buri munsi. Soma Yohana igice cya 14 umurongo wa 26. Uko turushaho gusobanukirwa ibyo Yesu yakoze mu izina ryacu, ni nako tuzarushaho kwifuza gusangira ubutumwa bwiza nawe. Guteza imbere ukwizera gukomeye bisaba igihe n'imbaraga, wongeyeho kwiyemeza kumvira Imana. Kwiga Bibiliya buri gihe bizashimangira imyizerere yawe kandi biguha ubutwari bwo kuvuga. Muri aka kanya wakwibaza uti, ese mfite ishyaka ryo gukorera Yesu aho ayobora hose? Ubu butumwa mwabuteguriye kandi mwabugezwagaho na Ibintu Evangelical Ministries International, ariyo mu magambo ahinnye izwi nka NEMI. Wabutekereza ko wahamagariwe gukora umurimo w'Imana? Wifuza inyigisho zacu se zisohoka buri munsi kandi zagufasha mu buzima bwawe, zikagukomeza mu bibazo? Wumva wifuza kwiga teolojiya ukamenya ijambo ry'Imana, intwaro yagufasha mu buzima? Duhereye kuri iki kibazo cya nyuma, niba igisubizo cyawe ari yego, ngufitiye inkuru nziza cyane. Tugufitiye ishuri rya teolojiya kandi wigira ku buntu. Mu ishuri ryacu harimo porogaramu zitandukanye izirimo nka pastoral studies, uburyo wakwiga kuba umuvugabutumwa mwiza cyane. Tugira kandi biblical studies, iguha amasomo atandukanye ajyanye na Bibiliya. Dufite kandi Christian counseling, inama za gikristo zigufasha mu buzima bwawe kandi zikagukomeza umutima. Kugira ngo ubashe gusobanukirwa neza ibi, wasura urubuga rwacu ari rwo wa#nimibibleinstitute.com, cyangwa se ukaba watwandikira kuri WhatsApp yacu ari ikimenyetso cyo guteranya 141 232 650 34. Twishimiye kuzaganira nawe ku byerekeranye n'ijambo ry'Imana.